ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Suje ngo hayikaze ni kumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Niho nongeye kuguha ikaze ngira nti umugoroba mwiza ku bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda mwese turabiyegereje, abakoze subscribe. Amazina ni Jerry, turagarutse n'ubundi mu kiganiro nkwanira abawe, Build an everlasting legacy. Nkuko muba mubibona bicamo hari inyuma harimo ubutumwa bwinshi bukubiyemo, hari gusenya ibicaniro, hari kurandura karande, hari no kubaka ibishyashya, amateka mashyashya, karande nziza nazo ngo nazo zibaho. Mushumba wiriwe neza? Yaniriwe amahoro, ndashima Imana, ndanezerewe nenda gushuje mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hano ku bumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka, barabizi. Si idini si itorero nta nubwo ryenda kuba ryo, ahubwo buri muntu wese mu itorero wejwe muri ryo, kandi naho Imana irahari buriya. Abantu birukana umwuka w'uruzerero, ahubwo bige gukora no kuguma hamwe, no guhindura huru. Ubundi imbaraga z'uko ukomeye si uko uhunga umurozi n'umugome, ahubwo nuko muhangana amaso ku maso bakaza bari ugenda. None se si wabonye abarokore bajya bimuka ahantu hari abarozi benshi? Ngira ngo n'umurozi niwe wakwimutsa hari abarokore benshi. Biko ntiyakabaye n'ubundi. Ubwo biba bisobanuye rero ko nta mbaraga afite. Ariko ubundi wahunga ikibugi, ubundi ikibu kivanaho ntugihunga, urarandura. Rwana nacyo kirandura igisenyo gikubita. So rero building an everlasting legacy no kubaka no kunywana. Aho tumaze tuganira uruhare rw'ababyeyi mu kwica gahunda z'abana babo, noneho uruhare rw'ababyeyi mu kwisajisha nabi bo bwabo pe, mugatangira. Ariko uburyo ki muri mwe mugenda mubana, kuko ndagira ngo abantu babyumve hano. Kuki nirinze kuvuga Satani cyane muri kino cyumweru? Si uko mutinya, ahubwo ndayakubwira ngo Satani wa mbere mubi, uw'umugome, uw'umuhemu, ni imitekerereze ya muntu. Ngiki Satani wa mbere w'umugome w'umuhemu ni imitekerereze y'umwana w'umuntu. Wibuke mu kiganiro cya kera twaravuze ngo iyo abantu bananiwe inshingano zabo babyitirira Satani. Ako nawe abarimo ntago abahari. Reka ntago ibintu byose biza. Ubu hari ibyo tumugereka nawe akareba komerwa. Awe arisekera batise abantu barasaza akabarekera ubusazi. Satani arabikora. Ngo Satani yantenda asambana, yagukuye nk'ikabutura. Yakoreje kugura agakingirizo. Kandi afite imbaraga nyinshi. Zihe se yaguteruye akujugunyamo nibase waguyemo ni piscine. Ni icyondo wanyereye mugwamo. Se pasiteri noneho. Satani pe. Oya da. Pa umva mubwire inshuti yanjye. Mbwirira njemba nishakira. Mu buzima busanzwe. Yego. Ikibazo tugira abantu mu kutuba ku murage ukwiye. Nuko buri gihe tumeze nk'umugabo witwa Adamu. Atiki. Umugore wampaye. Yikuye ku nshingano bamuhaye, Imana yamuhaye, izimubajije. Yaramubwiye ngo ntuzarye ku imbuto z'iki giti. Ntiyavuze ngo uzaguha uzemere. Kuki abyise ngo umugore wampaye? Aravuga ati mu yandi magambo, iyo utaza kumpa umugore ntabwo mba ntabyo mba nariye. Umuntu wese wananiwe kubaka hazaza he ashaka uwagereka ikosa. Nibyo rata. Aho rero hari ibyo mwita Satani arengana, hari n'ibyo mwitirira leta irengana, ari twebwe hari n'ibyo mwitirira itorero rirengana.
ahubwo wowe myumvire yawe niyo itumva ibintu. yego rata. So rero ku bumwe bw'abera ministries jya wibwiza ukuri. nanjye nkagaruka nkavuga nti ibyo uvuga ko bidashoboka ko hari ababishoboye babishoboje iki? nyine si ikibazo se banga atari ko wa mugore we kuki wariye urubuto ati ni inzoka waremye nawe wabyikuyeho. urumva uko tumera. buri gihe umugabo waciye umugore ngo ni satani wanteye, umuntu yakuhemukira ngo ni satani. mbega bagafata ibintu byose, ubushomeri, ubukene, ubupfakazi, kunyura n'inyuma, ku buryarya, bakabiterura bakabitsinda kuri satani. kandi rero ugasanga ahubwo nta kintu. nibwo Imana yise ibwira yitwa Kayini. yego. ahubwo atari ko warekeye Kayini kubeshya. ibyaha byituga tugira ku rugi rw'umutima wawe bishaka. nyamara ukwiye kugira gute kubitegeka. ni ukuri. murambi kubwira buri munsi. yego. njye ndashimira Imana si kwigira mwiza, ariko maze kumenya ijambo rimwe rivuga ngo kuki mbwiza abantu ukuri njye sinibwiza ukuri. nawe ujya ubyibazaho. ariko sigaye nibwiza ukuri noneho. okay. ni ukuri sigaye nibwiza ukuri. ahubwo wambaza ngo kwibwiza ukuri. kwibwiza ukuri ni gute? ukuri ni ukuri. turi mu kunywanira abacu. no kwibwiza ukuri kuvuga ngo iki cyaragize gute, cyarananiye. sinjye kubeshyira madamu mbeshyire ngo ni Jerry ngo urumva ntabwo ni oya. ninjye wagize gute, wabigizemo uruhare. abigizemo iki uruhare. kuko buriya hari abantu batibwiza ukuri bamubye. ngende bikubwira bino ndabizi jewe. nibyo abantu badashobora nanjye muri abo nari ndimo. ngo urabona nyine ngo iyo ataba Jerry ngo nari kubikora, ngo urumva ngo ni Sirasi ngo ubundi igihe ngo nari napanze ngo ariko abandi banca inyuma ngo no, wakwemeye amakosa yawe. inzoka rero ibiri kivuga hicecekera timisi yose kwaro kurya itunda, ibindi bimbwiye iki mukaba mwabikoze. intego nyanjye ni ukubasohora muri Edeni, kandi ndabikoze. igihe nabasohoye muri Edeni bisigaye mu irwariza. none nkubaza ikibazo kimwe, ko atahingaga, ko atari umucuruzi, ko atari yagiye Dubai, ko atari yagiye mu Bushinwa, yari umugore yasigaye wenyine kubera iki? ubundi yari ari nyine yari ari henyine. nanjye bimsobanurire we. nicyo kibazo nanjye nibaza. ubundi bamutwara umugore uri, ubundi bamubwira ibitekerezo bipfuye uri hehe, ubundi bamubwira amagambo aryoshye. ubundi wewe mu kanwa yashizemo. ubundi se yari ariho. ubundi banza wumva uruhare rw'umuntu. hari andi magambo aba mu ikofi. reka ariya rero ntabwo aryana, ariya rero ntabwo akunda. burya rero muri ihenda barya amafaranga ntabwo ajya akora ku badamu. burya habazwa n'iki? hari ahantu hari ijambo ryinjira mu gutwi. ubundi kamere y'abadamu bakenera ijambo ryiza babwira iby'amahoro. reka byari ibya kera. ubu ni inote nshyashya. ntabwo bizi disi nshyashya. naba mu muhanda muhura. oya no nshya. nayo usanze ayifitiye se. nicyo kibazo. none se nyine kandi ko muri iyi minsi ubu ngubu ku gafaranga abadamu bari kudomina. yego n'abagabo turayafite bamwe batarimo jyewe, ariko jyewe ifite isezerano ryayo. urayafite ko ari cyo Imana yandemye. Haleluya. sibyo building an everlasting legacy. nakubwiye ngo tuvukana amahirwe 100%, akangizwa naho tuvukira naho tusanga. so urumva burya baciye umugani abagiye mbwira abasaza beza kuganira. umuntu ko cyo umugore wanjye arandakaje ngo yanciye inyuma ngo babikoze. umusaza aramubwira ati mwana wanjye ese yaguciye inyuma nibyo abikoze. aramubwira ngo ugira amahirwe. agira amahirwe. ati atugira amahirwe batamurongoye mu gutwi. mu gutwi? mu gutwi se pastor Kinyarwanda uracyumva? ntago nyumva. ni ukuvuga ngo amagambo yinjiye mu gutwi k'umugore akamuryohera no kukwita imbwa ubayo. none se bajya kugera aho ngaho batahereye ni ijambo, ndavuga ijambo. yego bisa ati niba igikorwa ari ukuryama gusa bikarangira akaba nta magambo yinjiye mu gutwi.
bumvise bavuga unci inyuma simbyemera urya amafaranga nubwo ntabwo uramushaka ngo mve ukuntu avuga iyo uwo bacometse amatwi hano bakinjira mu gutwi yego habwa ati niba ari ibyo byo hepfo birangirana n'irari ati byihorere atari ikibi nakanwa kazinjira mu matwi y'umugore wawe kandi koko usibye n'umugore yego n'umugabo Jerry iyo umuntu wamwemera akinjira mu gutwi kwawe aragukosesha araguteranya arakuvangira aragukosesha kuko sinzi impamvu ariko nkumva biraryoshye umunwa n'umwe yego ariko amatwi nangana nabiri si ubundi yacomokeye aha agacomokera hariya ikagenda ubundi rero bivuze iki bino bintu buri gihe ntabwo umugabo yemera uruhare n'umukozi ntiyemera uruhare mu ipfa ry'ibintu bye ahubwo buri gihe avuga ati mwana uwo wampaye aranze arananiye ati umugore ubundi yari arihe ntabwo mbizi aho yari ari ko atahingaga ko atajyaga Dubai mu buryo bumwe tugiye mu by'umwuka ni uburyo uwo mwashakanye umuta mu bitekerezo ugatangira kubaka ari uko mama wavuze yego ukagurira umwenda ari uko bashikiye bavuze ku buryo kwitwa umugabo na responsabilité no kuba responsable witwa umugabo wo ku buriri ariko ibitekerezo hari ahandi ujya kubidownloadinga iwanyaho kandi barahari urumva ngo madango nagira ngo twubake kandi gahanga ariko reka mbanze mbazi iwacu aho bati gahanga nimwubake murubaka ka Gitumba hari uwunzi ariko najyaga nzi ko ari ibintu byiza biryoshye ariko maze gukura nibwo namenye ko harimo akabazo uti yabigenza gate bari baturanye nyine kuva iwabo ujya aho yubatse ntago harimo intera ndende rero mama we yari abizi ko akunda agasombe akajya ateka agasombe akoherereza ngo umuhungu we bamubikire ngo agasombe urumva umugore nyine atangira kubyakira ariko nyuma aza kuganira n'abantu isombe nyine isombe iza kuba isombe mu rugo rw'umwana w'umusore igisorore cya buri wa gatanu isombe habaga se ni njyewe mugore ni mama wawe mugore ntabwo uri kumva urumva bya bintu nakubwiraga atangiye kwibaza ntose nazaho ko umugore yagutekera nturye ukayakurya iwanyu ibyo tubyihorera yego wamara gushaka aho wafashe umwanya ngo uwo mwemeranijwe kubana akaramata mwicare muganire ahubwo ukajya usanga buri gihe uramuturaho imyanzuro yego hakaba n'igihe uhinduka umuswa mu bitekerezo ya myanzuro mwaganiriyeho ikaza kumugeraho wowe utarabivuga ubwo biba byagenze bite nyine hari incakura zamubwiye ati nyamara buri wacu habaye inama ati mama nibi nibura madamu ati nyamara baramushobora gusudukamo nimutse kandi bikaba umugore agahita bitsimba mu mutima akakwihorera kaza tugaseka ariko buriya ati mba nabimenye urumva deja wese kibi cyakora niki nuko agusohora muri Edeni yawe nta bindi amahoro akabura intego ya Satani nuko agusohora muri Edeni wayisohokamo witambitse wayisohokamo uhagaze baguterura bakakujugunya ikigenzi nuko urivamo we inzoka yatige cyo bimbwiye iki ntabwo ko nkurinda hasi so iyo utaramenye ro kwibwiza ukuri ese ubundi nkubaze mu rugo rwawe ushaka kubaka umurage urambye ninde mujyanama w'umugabo umugore we ninde mujyanama w'umugore umugabo ni gute umuntu umugabo nkawe ujya ngo mama yatetse ngiye kurya imyumbati ese ni mu ntara ni hafi aho ngo uretse mushiki wanjye abandi tubyemeze kimwe nuko nawe wagira umugore umufata umwanzuro ntabyemere yego turi kureba impande zose hari urugo rumwe nizunga mama ati ngiye rwose ati mva nkubwira umugabo ibyo kumbwira ngo turubaka byihorere ati utarubakira iwacu ntabwo imishinga yenyizamo yego umugore ati mugabo ati se mbigenze gute tamugana ubundi rero
ngiye kuvuga ijambo rimwe. Ururabo rutewe mu ivaze rutandukana n'uruteye muri jaride. bitandukana n'uko ruteye mu ivaze. Oya, ururabo rw'ubwoko bumwe rutewe mu ivaze n'uruteye muri jaride bitandukanira. ndumva ikiri ya vaze. Kandi hamwe ari muri jaride, hamwe ni muri jaride, ahandi iri mu ivaze. kandi ururabo rumwe. ese n'itandukaniro ni iri? Ntabwo murizi? wapi? akubwiye nyamara ushaka wakora. njyewe ndimo ndiga. ubundi uko umwana umureze niko akwitumaho. uko umwana umureze niko akwitumaho. uruteye muri jaride uraruvomerera buri munsi? oya. imvura igira gute? iragwa. uri mu ivaze bararuvomerera. soni ruvomerera nyine, niwe wivunnye. nakuvana mu ivaze nkagushyira muri jaride kugira ngo nubake ibyo nkeneye, kuko jye simbazwa iwanyu, mbazwa iwanjye. icyo mvuze uracyumva ariko njye inshingano nzabazwa mu ijuru ntabwo ari iza mabukwe n'izawe. njye nzabazwa umwana wanjye nabyaye. niko Bibiliya ivuga. iravuga ngo umuntu utabasha gutunga be cyane cyane abo mu rugo rwe. ubwo ryari vaze nzayishyira muri jaride itegereza imvura no kuyikorera n'impenda. kandi ubwo muri make wikuye mu mujyi w'umutekerereze yanjye. ko mu nshingano sinasezeranye na mama wawe, sinasezeranye n'umuryango wawe, nta nubwo twemerewe kubana akaramata. nasezeranye nawe. ujya muri jaride rero utegereze imvura igwe nyine. iyo nzu mbwira nubaka iwacu nzayitangaho ingwate. ntabwo bikunda. birakunda se? ntibikunda. ubundi ku bumwe bw'abera ministries ubundi muhavana ubwenge n'ubumenyi bwinshi, ariko mushumba tubivanye mu migani, kuko ni ukugira ngo abantu babisobanukirwe. ubundi byaba bivuze iki kuvana ururabyo mu ivaze ukarushyira muri jaride? urakoze cyane Jerry, Imana ikumpera umugisha. iki kiganiro impamvu uvuze kuriya, hari igihe umuntu akugirira icyizere. burya ururabo ruri mu ivaze bararusukira, bakarwuhira cyane, bakarushyira ahantu heza. umuvandimwe yarakwakiriye umutima, ntiyakujyana muri jaride hanze ngo utegereze imvura n'izuba. none arakubwira umushinga w'inyungu zawe, warangiza ukamubwira ko mutari kumwe. icyo ari bukore rero, arakuvana muri ya vaze agiye gutera muri jaride, noneho nawe ujya utegereza izuba n'imvura. uzi icyo ari cyo? muri make ntukiri inyunganizi y'ibitekerezo byubaka urugo rwanyu, ahubwo uri amaboko agiye gusenya ibyo mwakagezeho. igisigaye ni iki? uzongera kujoyininga ibitekerezo bye, ahita ashyiraho korotire, azahita agushyira muri jaride. utegereza umunsi nawe ugiye kujya wumva amakuru nk'uko abandi bayumva. kuko wagombye kuba umufatanya bikorwa. kuko buriya umunyabwenge pe si uko ababyeyi bacu bakwiye kubaho nabi, ariko ntibazaguhora aho iwanyu batuye, urubwa n'aho utuye. kandi n'umubyeyi ugukohereza gushaka ntakubwira ngo banza unyubakire mwana wanjye. oya. so kuba uri umudamu waje wanjye, kuba ndi umugabo nagushatse, ntabwo wemerewe kuza kushyira mu itegeko ry'ikintu cyose, ahubwo nanjye ubwo twicare tuganire. urimo urankurikira? icyo gihe rero wikuye mu bwizigirwa bwanjye nari ngufitiyeho. mbonye ko turi kumwe mu buriri,
turi kumwe mu handi hose Yego. ariko mu iterambere tugize gute ntabwo turi kumwe. ubwo rero urabyumva nawe icyo nashatse gusobanura aha n'abandi babyumve tutabishingira gusa ku ngo memu na jyewe n'undi wese muzabana Yego. ukabona buri gihe ameze nk'aho ishami rijya gutoha akarivuna turi mu murage mwiza Yego. tuvuge ubonye amafaranga tukatubare ku bintu bifatika Yego. kabutari ko twari tubonye akantu nk'aka wagura akabanza ngo hoya musaza wanjye ntari ku ishuri nabyumvise. wanyumvise ariko icyo kibanza si inyungu y'umuryango birumvikana. ariko noneho ko twari tubonye akana kanaka undi ngo yango mama ntabwo arasakarirwa ngo n'uw'umuhungu nabyo ubwo urumva umugore nawe azakurura yishyira umugabo akurura yishyira ba bana bahure na cya kibazo. Umuntu wese utemera ngo ku kantu gashibuke ntabwo uri kubyumva mu buryo burya iyo tuvuga ururabo rwo mu ivaze mu buryo bw'abantu basobanura n'ababirota burya iyo narurose ni ukuvuga ngo ni umuntu ukwiyegereza ntabwo ari ukunda no kunyagirwa burya. Yego. bari ahantu rusa neza ruba ruri ahantu hasa neza baranahakoropa cyane bagahanagura ukabona barwitayeho Cyane. bakamyisaho gusukamo n'amazi ukuntu ajora ariko mu murima reka ni ibyatsi bazengurutse bivuze ngo wari uw'agaciro mu bitekerezo Imana yampaye wari uw'ingenzi muri njye mu kwibaza sintume wakwicwa n'izuba ariko kubera ko n'agashibutse ko kagenda Yego. ugiye ku ruhande rero bikaba byiza mu buzima ko mu gihe cyose mbwira ariko Yego. atari ko hari akantu nari mbonye dukora iki ngo ya ntabwo duheruka kumva buri gihe icyo mvuze baradukurikira sore bihangana ndwaye inkorora icyo ndimo mvuga muri komenti barabizi hamwe umugabo atinya kuvuga ko yinjije amafaranga hamwe umugore atinya kubera urayazana ajye mu byo batana wawe wa mushowa muntu muri kumwe we agahita abona ibibazo bya basaza be n'ibya ba nyina wabo n'ibya bene wabo kandi nawe ntuvuka ku giti hari abo ufite none se we n'ujya biragenda bite mwahuje gutandukanya imbaraga cyangwa no kwegeranya imbaraga none si n'udashaka ndabigenza gute nzahora mu mungoti umutego wateze cyangwa nzafata imyanzuro nk'umugabo so the building everlasting legacy twababwiye ko ishingiye ku muntu no ku muryango mbere na mbere murebe ko mwubatse umuryango ntabwo twanga amafamiye nayo tuzayagirira neza ngurumva nyine ngo amafaranga yarabonetse ngo harimo umwanya ufite ngo ukibaza amaherezo azaba ya kandi ibyo nanone si n'urukundo ukunze umuryango ahubwo ni ibintu bitatu ugiye gukora. Ibyo bitatu rero ugiye gukora icya mbere ugiye guteranya uwo mwashakanye n'umuryango wagushatsemo nta na rimwe umugabo azakwishimira nta na rimwe umugore azigera yishimira umuryango wawe azabona nk'abantu baje gusahura kandi iwanyu ntibabigutumye ahubwo ni ishyari ngo umukobwa twiganye ngo atandusha nanjye nkore nka biriya kabiri utakarizwa icyizere yego ugasigara uri umugore wo gukemurirwa ibibazo ariko utari umujyanama cya gatatu giheruka ibindi uzaniye urugo ubukene kimwe na wa mukristo utajya iwe mu rugo ngo yikorere urugo rwe ugasanga ku wa mbere mu rusengero ku wa kabiri mu rusengero gatatu mu rusengero ku wa kane mu rusengero ku cyumweru mu rusengero yarangiza ngo Uwiteka yarabivuze icyakora jye nakubaza ngo umunsi muzanarare no kwa pasiteri ariko ese maherezo azaba yaye ntuzi uko abana baryamye ntuzi uko barya ntuzi uko umugabo yambaye yarugeze kubaza mwe nshwana n'umugabo umwe basanze ku gikongoro ese ko ntuzi mwazanye imyenda muri hano mwe baramesa ari abagabo babiri ese ko muri hano umugore n'umugabo abagabo babiri ko muri hano ngo twaje gusenga iminsi ingahe 7 mfite abana bangahe ati 5 bafite 3 soza iki mu rugo se ngo nabasigiye akajerekani k'amavuta barayarya se
arayanywa se ndahagaramba twumvikane genda cyara umujene Mariya sindabyara yego ariko mpumbye kabiri udafite tike yatashye nyimwe ajye gushakira abana icyo kurya ndabwira nti dayimoni mwije kwirukana ntabwo iri iwanjye nta nubwo iri ku musozi wa Nzega iri iwanyu iri mu bwonko bwanyu ni gute umugabo amara icyumweru atari mu rugo rwe uje gutegura imirwano yo gufata igihugu se ngo muragira ngo ngire amavuta uyagenze ute uyakoze iki no mu rugo ko wayasizeyo urumva ibi ni imitekerereze aba rero barahindukira ngo ni satani no ntabwo ari satani byapfuye mu mitekerereze papa nkubwiza ukuri nubwo dusobanura karande n'imivumo ariko benshi ntabwo ari karande ahubwo ni imyumvire ivanze n'ubujiji ivanze no gusenga no kutareba kure no kumva ko hari umuntu ukubereyeho cyangwa hari umuntu ugukorera kugira ngo ubeho byiyambure uko byiyambura buri we irwaneho cyane iyubake ishaka nk'ibisubizo yego ngira ngo urabyumvise ndabyumvise cyane nuko uko ugenda urushaho kugora uwo mushakana ni uwo mwashakanye cyangwa uwo mukorana ni nako ugenda utuzwa inyuma ye kandi wakubwiza ukuri akantu nyine uko akantu cyane Imana ukakumva we wari wabona ururabo rwo mu ivaze barurandura bakarujugunya aho wabereye oya wari rwo mu ivaze barurandura bakarujugunya iyo hageze muri jaride bigenda bite bazihindura iyo bigeze muri jaride bigenda bite hari igihe bazitema bakanahindura bakavana bagahinduramo izindi ariko rwo mu ivaze nirupfa kugenda uko rwiboneye mu ivaze urumva iyo uvuye muri ahangaho ukajya hariya isaha yose nyine buriya hamwe baseka neza bashobora kuba washiduka umutima wagiye nk'abantu babiri icyo mvuze ngira ngo baracyumva kuko hari igihe muri jaride ugenda ukavanaho n'ibyatsi ugatema ugakokora ariko buriya muzacunge muri jaride muri vaze bavanaho utwumye barusiga neza baruha neza mu gitondo ukarubona ariko muri jaride wapi rero uko urushaho kuvuna uwo mushakanye uko urushaho kuvuna uwo mukoranye ni nako nawe agenda atakaza bya byiringiro ugatakaza wa murage w'urugo ruryoshye jeri ni uko utarubaka urugo ariko niba hari ikintu cya mbere ku isi y'Imana ibaho nabonye ni ukugira urugo rwiza amen ndabikwifurije urakoze cyane abagabo badafite urugo rwiza bambabarire nta buryohe bafite bazi abagore badafite urugo rwiza bafite igihombo ariko ni ukuri ufite urugo rwiza si urufite ibiryo yego nabyo birakenewe urugo rwiza si urufite amafaranga nayo arakenewe urugo rwiza ni urufite amagambo y'ihumure rata ubona ko uri muri stress wataha usanga madamu aragutegereje buriye gutegera amakuru umwana yiriwe neza ku kazi bimeze bitese ko nduzi wananiwe stress bakuganirije ese tuguha amazi ashyushye ukarabe oya nta kibazo tugukorera agacyayi se niyo ntandi kintu kinahari byonyine gusa umutima kwakiranye ukumva abazimu bose barirukanse nta kintu avuze ntacyo uburyo ari buguhoberemo akakwiyegereza mu mutima ntiwinjire ngo mwiriwe ngo yego nawe yiriwe ariko ingo ziri hanze aha hari uvuga ati ariko ubundi ubu wacunga nkataha basinziriye agakesha ariko nagamara kutamara kuhagera kubera wa murage mwiza ati karibu sheri wiriwe ute nta kibazo niba ari akamverope uzanye utinye ko hariho n'abagore ujyana amverope ntanarungurukemo ngo arebe ikirimo kwihorera hagati ari bakwakira mugaganira amakuru byagenze gute se tugufasha iki se ati ntacyo amakuru ati natwe twiriwe amahoro ati nta kibazo ese mwiriwe mu rugo n'amahoro ati nta kibazo akaguhisha ko n'akana karwaye akaguhisha n'uko igitunguru kidahari kugira ngo ubanze uyumve muri rwa rugo yego mukanya gushyira utuzi mu cyacyo mushyira amazi muri cyangwa yijyanira utoya reka ndayijyanira uko turi mu warangiza ukaruhuka nta gusakuriza mbega ukumva umutwe uraruhutse muri wowe kuruta gutekereza ibindi urugo rwiza ni ijuru pe ni ijuru rwose ndabikubwiye ariko urugo rubi si ijuru si umuriro ni ibintu ntazi isura yabyo tekereza ukuntu twiriwe dukora gutyo watamuna agatabwira ngo wiriwe ngo naguhamagara uranyihorera uri muri ba bagore bawe ngo reka barambwira ngo nanjye ndasenga bose usenga wenyine ngo nanjye mwuka ajya mbwira ibereye mu kiganiro warushye ntiwanariye
ugiye kurya uri ibikwica kwirima ikwikira inigendere kurengejeho n'amagambo unyica vuba none ufashe umugati ibintu bitabaho ntiwariye umutwe uzanye natwo wamuhanga gusa aya ni amafaranga uzanye yego ariko umugore w'umutima arakubwira ati mutware wanjye cyangwa mugabo wanjye Imana ishimwe utu twabonye reka tutubyaze iki umusaruro urumva ijambo ryiza urakoze mutware ariko ndikusinga mbana nangaye usanga ari nk'amakara usanga ari ibiryo ubuse wago wahaha wowe ubwo stress akageze gute arazongereye umutwe akabarahisha mwajya kuryama ati se kudahindukira ese ko wishe ubwonko ntago bikunda wahandi haraza gukunda gute gereza mbi harimo amasomo akomeye harimo kubwira atari ko utwo dufaranga wari ufite ngenzi n'abadamu bamwe b'abanyabwenge kubwira atari ko mutware wanjye ko mbona niwe wagiye kubutembera genda uruhuke mu mutwe ugenda ubutembera usangira agafanta n'abandi genda relax undi uragiye nshanga telefone agacukumbura akagushyira ku karega akagutuna agatuza akagutuna ibitekerezo akagutuna umugongo akaguta ari kuvundi ubu ni ibi ngibi niho ubona abagabo batorongera bakagenda hakaba n'abagabo gica abakinjira n'imbwa zikirukanka ubona umugore akabura hajya akabura icyo afata rero urugo rwiza ni umurage mwiza ukuri kandi umugabo ufite urugo rwiza n'umugore ufite urugo rwiza yego utakaza ijuru sinzi ko byapfa koroha ukuri pe byaba bigoranye pe kuko nta kiri babyumve si ubwinshi bw'amafaranga si n'ubwinshi bw'ibyo utunze ahubwo urugo rwiza ni ubwinshi bw'imbabazi urukundo kwihangana no korohera uwawe no kumuhindurira umubabaro k'umunezero kuko nicyo cyanzanye iwawe ni ukukuremera ibyishimo usenya ibimuremereye ukamwubakamo ibimorohora ubundi nkubwira akajambo gato ndabizi agapositinga ubundi umuntu wese ushakira ibyishimo umutima wawe niyo ntwari yawe yego rata turekera ndagushimiye cyane amina